Turagushima Uwiteka, Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Israeli, umwami wa Yesu Kristo kutugeza kuri isaha. Tumeze kubana natwe mwami muri ibihe byo gushaka amaso hawe, dusenga dutekereza ku ijambo ryawe. Komeze Mwuka wera udufungura ubwenge, dutahure iby'ubwami bw'Imana, dutahure ijambo ryawe. Baravuze ngo abo hanze babyumva mu migani, ariko abawe abo hamagaye wabahaye n'ubwenge bwo kumva no gutahura iby'ubwami bw'Imana. Urakoze rero, komeze kubaka ukwizera kw'abuhamagara bose, kugira ngo ku munsi bagende banesha wa mubi n'isi y'umwijima. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ibintu rero ni ibintu by'ingenzi, amen. Ibintu by'ingenzi rero turavuga compromise, sibyo? Compromise. Ibi ni ibintu by'ingenzi kuko ubukristo bwa benshi ku isi ni compromis. Ni ubukristo burimo compromis, burimo compromise. Amen. Donc la foi crée un état de conflit. Kwizera Yesu Kristo ni ngombwa bidushira muri état de conflit. Ngo bidushira hagati y'intambara y'isi y'umwijima hamwe n'ubwami bw'Imana. Amen. Faith creates, kwizera kurema a state of conflict. Amen. State of conflict. Manishim. Ukwiriye kumenya ni gute uhagarara hagati y'iyo ntambara. Iyo compromise rero, compromis ni kuvuga iki? Compromis ni mu yindi jambo harimo accord, ubwumvikane. Amen. Iyo hari impande ebyiri zishaka gukora ikintu hamwe bagere ku ntego yabo, uruhande rumwe rukaba rufite revendication, ibyo rusaba, n'urundi ruhande mu gihe cyose umuntu wese asimbarare kubyo asaba gusa atita ku by'uwundi, ntabwo bazigera bahura. Kugira ngo bahure rero akintu bita compromise. Nuvuga ngo ari itera concession, uruhande rumwe rureba ikintu rwigomwa kugira ngo bagire aho bahurira. Kuri niyo mpamvu hari mu ngo nyinshi harimo ibibazo, kuko ahabura aho bahurira. Umugore atsimbagarara kuri position ye n'umugabo kuri position ye, noneho ntihagire ukora icyo bita concession. Concession no kwigomwa. Amen. Kugira ngo rero ibintu bigende, ndigomwa iki, nure nawe igomwe indi, nurubagira aho bahurira. Iyo bitabaye bityo barabana, mwese afite icyerekezo cye, undi afite icye, bitabizana iki? Tension. Amen. Bahita bahinduka rero iyo twize ubushize. Bahita bahinduka iki? Abatava kwizima, mutakugwa ku ijambo. Iyo umwe ameze uko, urwo rugo ntago rukomera. Iyo rudasenyutse ragenda rucumbagira, Satani akarwibasira kuko habuze compromis. Hari igihe kenshi nibaze yuko ari ibintu byoroshye, kuko ni abantu babiri, umwe wese yavuye ukwe. Ndavuga abashakanye bavuye mu miryango ibiri itandukanye, si byose? Hanyuma barahura kandi bakuze, bamwe bafite indangagaciro izi, abandi bafite iziri. None barahuye mu buzima kugira ngo bagendane nk'umugore n'umugabo ubuzima bwabo. Bazahuza bate 100%? Ngo yoroshye. Iyo rero umwe muri bo akaba ari mudakugwa ku ijambo, akaba ari kutaba kwizima,
ntabwo bikunda. Bizaba ari ubushamirane, bizaba ari intambara z'urudaca, bizaba ari guerre mondiale buri gihe cyose, kuko umwe azaba azi ko ari mukuri. Ufate urugero, baronse amafaranga, umugabo aravuga ati tugura imodoka, sibyo? Kuko ariyo ikenewe ubu, abana bazajya ibatwara ku ishuri cyangwa sinzi n'ibindi, bazanye no gusenga, sibyo? Nimba nabyo birimo. Ubundi umugabo ati oya, noneho umugore ati oya, ahubwo urabona turi mu bukode, ahubwo nitugura ikibanza, hanyuma Imana izadufasha bo tugize twubaka. Nimba amafaranga atavamo kugura ikibanza no kubaka, noneho biraho abantu babiri ibitekerezo bibiri bitandukanye, bizagenda gute? Kandi ayo mafaranga ntiyavamo imodoka, avemo n'ikibanza, bizagenda gute? Ninde azacuga urubanza? Bazarujyana he? Iyo abaye amafaranga yavamo byombi yakemuka, ariko none ikibazo bizagenda gute? Ni koko iyo modoka barayikeneye, n'iyo nzu barayikeneye, biragenda gute? Icyo kibanza biragenda gute? Aho rero niho Satani yinjirira, noneho bagatangira kuba mu ntambara zigakomera. Bidakemutse hakiri kare bishobora no kuzavamo gutandukana. Aho rero niho abantu b'Imana batabarirwa n'ijambo ry'Imana, kuko bazi ko Imana iriho, kandi iyo yabahuje bakwiye kujya ku mavi bagasobanuza Imana ese igikenewe mbere ya byose ni igiki. None Imana ni ngombwa izabasubiza, noneho uzasangwa yuko ibye atari byo byashimwe nayo azahita agira gute? Azahita ava ku izima, azahita yigomwa ibyo we yumvaga ko byakorwa, noneho urugo rukaba rurarusimbutse. N'ubuzima bwacu rero bwa Kristo niko bimeze. Ni ukuvuga ngo gukurikira Yesu y'ukuri nta kompromi Yesu yigeze atwemerera. Ayizi niwe cyangwa ni Satani? Bibonera he? Some Matayo 6, Matayo 6 umurongo wa 24. Ntawukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Amen. None hari mubi, hari kompromi hari? Niwe cyangwa Satani? Abo bami babiri bande? Ni Yesu na Satani. Ntawukeza abami babiri. Amen. Kuri ubutunzi en fait symbole ni uri nyuma y'ubutunzi ni Mammon. Mammon ni kumangoma ya Satani, uvuga ngo n'ubwami bwa Satani. Ni Satani ubwe. Umwite ministre wa finance wa Satani, Mammon. C'est une entité spirituelle derrière les richesses. Amen. Mu gitekerezo cya Bibiliya, ubutunzi bw'isi bufite inyuma umwuka. Bibiliya ivuga ko ari Mammon. Amen. Niyo mpamvu burimo ibishuko byinshi. Ubutunzi ubwabwo ntabwo ari bubi, kuko burakenewe gukoreshwa, ariko utamenye rero ko hari imbaraga z'umwuka ziburi inyuma, ntihandi utwarwa rero nabwo ugakora amarorerwa. Ayizi wana kuyita Imana kubera ko ufite buri kintu cyose ushaka. Ni ukuvuga ngo rero hano haratubwira Matayo 6:24, ntawukeza abami babiri. Irumvikana azashimisha umwe ababaza undi. Ntabwo ushobora gukurikira Yesu kandi wowe ukurikire Satani entre guillemets, ukurikira isi. Ntibishoboka.
Amen. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. L'un et méprisera l'autre. Ushobora gukurikira Yesu wowe ukurikira na Satani. Hano Satani twamwise iki? Kuko ntabwo tumubona mu buryo bw'umubiri. Bivuga ngo akorera muri iyi si. Niyo mpamvu Yesu yafashe urugero rw'ubutunzi. Atari ko ubutunzi ari bubi, ahubwo utamenye ko hariho spiritual power behind. Utamenye ko hari imbaraga z'umwuka nyuma y'ubutunzi. Uragufata mbiri, ariko sibwo bugufata, niza mbaraga zigufata. Aho kugira ngo utunge ibyo utunga, byo bikagutunga. Aho ngo bitegeke, byo bikagutegeka. None gukurikira Yesu Kristo, nubwo duhura n'ibigeragezo bitandukanye, ariko ari ibigeragezo duhura nabyo n'abisi basanzwe bahura nabyo. Ese indwara zataka umukristo gusa? N'uwisi? Ese ubukene bushikira umukristo gusa? Oya. Ibyo biriya bigeragezo byose muwavuze n'abisi bahura nabyo. We genda ugere ukore statistique, ugende urebe abantu bazize kareba umuntu n'umurwayi. Urizera umwami Yesu? Twari bose bizera umwami Yesu? Bavuga ngo barwaye kuba ko bizera Yesu? No. Uburwayi ni kigeragezo rusange. Inzara, ubukene ni kigeragezo rusange. Amen. Haleluya. Ibigeragezo byose tubona mu isi birashobora gufata uwo ari we wese, kuko nibyo mu isi nyine. Ariko ikigeragezo kitari rusange tudahuremo n'abandi, ariko kikaba ari icyacu twebwe abakurikira Yesu kandi bashaka kugera ikirenge mu cye, ni state of conflict, ni etat de conflict, ni zintambara hagati y'umwijima n'umucyo, hagati ya Kristo na Satani. Iyo ni ngombwa, ni yacu, ntabwo ari y'abisi. Kandi ntabwo ari umuntu wese yitwa umukristo, ni umuntu wasobanukiwe yuko kwizera Yesu no kumukurikira nta kompromi, nta gufata impu zombi, wisanga hagati y'intambara y'umwijima n'umucyo, y'isi na Yesu. Imana ishimwe. None turayirwana dute? Turayigendamo dute iyo ntambara? Turayigenda dute? Yego dukumenya ko irimo, ntabwo utayirimo reka. Ntabwo iba kuba iri ku bantu gusa bagenda bagirira mu cya Kristo, ntabwo ari kuba uri mu itorero runaka. Tanaye na voir. Zomere Abakorinto 2:6 umurongo wa 14-16. Mwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya biti? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana biti? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Amen. Amen. Ngiki ikizana iyo conflict, nicyo kizana iyo ntambara, kuko hariho Kristo na Satani, Beliyali, hariho umwijima n'umucyo. Ibyo birarwana, biri mu ntambara. Uwo Satani ari Satani, iyo ntambara irahari. None wowe wakurikira Yesu gute umwanzi we ntagutere? Yumvikana? Amen. Kirese wemeye iki? Kompromis. Niwemera kompromis birakunda. Niwemera kompromis birakunda. Niwemera kompromis birakunda. Reka dusome Matayo 5
11 12. Niwemera kompromi birakunda ndugu yangu. namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwa muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Amen. None mwumva ari biki? Gukurikira Yesu ni inzira yuzuye indabo. Ninde yambwira uko abyumva? Aya magambo y'umwami yumva gute? Ko atari gitangaza kuko n'abahanuzi ba mbere niko? Voilà. Vuga intego y'iri somo muri ishuri ryo kwizera no masengesho turimo ni ukuduhamagarira mu byo bita la vie pratique d'un croyant. Kuvuga ngo ubuzima bufatika bwa buri munsi bw'umukristo, kugira ngo tuve muri za teori, tuve mu magambo, ma verset biblique. Ibyo noneho true life y'umukristo, real life, ubuzima nyabwo bw'umukristo ukuri. Amen. Amen. Murabona, na mbere y'uko umwami Yesu aza, no mu bwenge bw'isi habagaho abafilozofe batandukanye. Buri filozofe wese, amen, mu nyigisho yahaga abigishwa be, ko buri filozofe afite abigishwa. Platon arafite abe, Aristotle arafite abe, rero umwe muri abo yagiye aba umugishwa wundi, Platon umugishwa wa Socrate, hanyuma Aristotle umugishwa wa Platon, n'abandi. Bariya bose ba Epicure bafite abigishwa babo, ba Stoicien. Buri filozofi yose wayitangiye afite abigishwa be, cyangwa tubita abayoboke. Ibyo hanyuma filozofi iyo ari yo yose iba ifite ibice binini bibiri. Mbere na mbere filozofi, mbere na mbere bwari ubwenge runaka abantu bakurikira ku muntu, amen, kugira ngo babwinjiremo, sibyo, kuko babukeneye. Kugeza ku muntu yitwa Leibniz. Leibniz niwe wa mbere yafashe filozofi, noneho yubaka système philosophique. Filozofi yose système. Abo ngo filozofi be système, kuko ifite côté théorique, théorie. Ibyo inyigisho. Amen. Akaba na côté moral. Ese iyi filozofi yanjye izana ihe mpinduka mu bantu. Ibyo akaba ariho na côté esthétique. Vuga ngo ibyiza ivanamo. Amen. Côté moral ni ukuvuga ngo imyitwarire yahinduka gute, kuva mu kibi ukagana icyiza. Ibyo hanyuma igice nyamukuru bibiri mvuga, uretse côté théorique gusa na moral na esthétique, ari ikintu kimwe niki, nuko akwiye kuba côté théorique, inyigisho umwigi wo filozofe umwigisha atanga, hakaba nishirwa mu bikorwa by'ibyo yigisha. Ntabwo aheruka gusa yigisha, asaba n'abigishwa be kubishira mu bikorwa. Niyo bitaga praxis, pana pratique. Praxis, pana practice. Praxis ariyo theory arigisha, hanyuma akabasaba ko bashyira mu bikorwa bita praxis, vie pratique. Ibyo praxis ngira ngo ya magambo yigishije noneho twayise theory. Ibyo akwiye gushyirwa mu bikorwa, bitaye bityo yataye umwanya we. Amen. Nimba ibyo yigisha abigishwa be batabishyira mu bikorwa, yataye igihe cye. Na Yesu ariko bimeze. Amen. Nimba ibyo twiga mu itorero, sibyo, mu rusengero, ibyo batwigisha, sibyo, ijambo ry'Imana twakira buri munsi, nimba tutayishize mu bikorwa,
ngo bibyare praxis. Ni ukuvuga ngo Imana yafashe umwanya wo gukoresha abakozi bayo, umwanya wayo kuri wowe wapfuye ubusa. Ibi rero turiga uyu munsi, amen, ni ubuzima pratique, ubuzima bwa buri munsi bw'umukristo. Ni ngombwa akwiye kwisanga hagati iyo ntambara. Bitabaye bityo ntabwo aragera kuri praxis, aracyari muri teori. Mabibisi ni ukureba rero ese ubukristo bwawe uracyari muri teori gusa, ndakijijwe, narakijijwe, narabatijwe, ndi itorero niri, ndi umuririmbyi, ndi umuvugabutumwa, ndi umukansera, ndi biki n'ibiki. Mabibisi cyangwa mu buzima buri munsi uviva, uba muri yo conflict, uyirimo. Amen, amen. In your daily life, mu buzima bwa buri munsi hariho iyo ntambara, uyirimo, iririyo, irafatika, irumvikana. Amen. Satani kugabaho ibitero. Uwo yanze kandi yanga ari we Yesu, umwana w'Imana nzima. Amen. Rwa rwango yaramufitiye arusuka kuri wowe, kuko iyo akubonye abona we. Imana ihabwa icyubahiro. Batime dusengera ibyo. Imwami umfashe mve muri teori y'agakiza ninjire muri praxis, ubuzima bwa buri munsi bwo gukurikira Yesu, nta kompromis, nta gufata zombi.